aho ntitwaba twishuka ko twebwe tukiri bazima nyamara twaramaze kuva mu buzima, aho twaba dusobanukiwe kuba umuntu icyo ari cyo mu gihe tugishakisha ubutunzi kugeza ubwo twemera tugatanga ubuzima bwacu kugira ngo tugere ku butunzi twifuza. Inzozi twese dukurana siko twese tuzigeraho, ariko icyaba cyiza nuko twakwifuza kuzigeraho. Sha uyu munsi noneho nabyambariye ndagaswi nabaho umaze noneho mfite n'ingeso yo kuberwa ndagaswi, ariko sha uyu munsi none byana byo mu karere ka Gicumbi byose ndibuze kubijyana na kimwe kiri buze gusigara, ahubwo se ikibazo gisigaye ni kimwe, ndibuze guhura na boss kandi ashobora kuza kunyura muri zira nzira ndibuze gucamo, ubu koko yaza kumbona nambaye cyangwe cye, ariko buretse nze nkwereka, ariko nta yindi gahunda n'ubu nigiye kugenda nitsimbatsimba ku buryo aho turi buze guhura hose ntago ari buze kumbona, ndibuze gukoreshwa nshoboye nitsimba, ariko uyu munsi ndarya ibyana we hewa gakote ke noneho hari ukuntu aba yagateye parufe sha kabisa. Komana yanjye umunyana y'imbwa mwengo no mu boss amakazi narangiza niryeho, ubigare byanjye ryapfuye mu cyoto rikeneye gukora kuwajya kumurebara Randy Road nemera nsohore mu nzu kanjye kumureba kabisa, kanjye kureba biraguse igare ryanjye ryanapfuye sha anda yanjye yapfuye sha. Bitashaka to Sasa amakuru se shaka to makuru ni meza yawe igira hino tuvugana none se sha uraho wana ni sawa kabisa. Kigese ukorera wa mukire Giovanni sira cyane uramusenze sari yuko twakoranye akazi akanyambo none se mani ibyo ngibyo birandeba, uyu mwari kugenda mukavugana akaguha amafaranga yawe ubundi ibintu niwe narindimo ndashaka boss wawe nagwama nimero ze mani nta nimero ziwe mfite mani kuziguha ntago ari ngombwa. iyi myenda simbona ari yese buri wagujyanaga kandi ase mani iyo ndebye kaburetse maze nkubaze mani mujye mureka no gusuzugura umuntu, iyo ndebye ubona nta bushobozi mfite bwo kugura imyenda mani, nuko niwe najyaga mbona yambaye no myenda sha tuza mwana agabanya ivugo katurebe neza sha bro manzi urebe mani imyenda cyangwa n'icyanjye mani fo cyo kora wambaye nk'abajene sha ariko boss wawe mani ibi nabo yaranguze ariko rero mani ibyo ngibyo nukabimbwira kubera ko ngiye boss simba nzi business se bros ubwo nyose ubwo bigenda aya sha mani ibyo ngibyo byihora ahubwo mani ugutuma ngiye ndi kugotwa kandi ngiye kujya kwirebera icyana cyane mani nari bibukigera hari kumubwire mani niduhura ngo igihe uzahura nura muntu wahaye akazi izo ni izanyu mani umva sigerayo mani nanjye kanigire kwirira ibyana sawa musore wanjye sawa musirikare sawa. salama kapo nisiko shawo basi bijyonga tuza nare musuze se mani hari amafaranga ugiye kuma mani nkorebye bitikici yanjye ajye si ukora Giovanni sha none uragira ngo ni ngewe umusenzi shatangiye gushyiraho abantu bampiga none se ibyo birandeba mani ntago bindeze ibyo ngibyo ubundi nanakakuretse nk'ingendo, ariko wari ubizi ko so uje akorana n'ikuzimu ariko si ni ibiki koko mana yanjye akorana n'ikuzimu se mwajya mukora amafaranga yanyu namwe mukabona none sikapo mwagiye mwumva mani uratinyutse wambara n'imyenda ariko se niga wagiye ukora amafaranga yawe ukareka kubeshyira abantu babane ngo bagikuzimu wowe wazaki ubu disi nawe yamaze kugutangamo igitambo uzabaza ubu hari umukobwa wapfa kukwemera cyangwa nawe baraguteze sha
ariko mani mwagiye mureka bajama b'iki gihe mwabaye kinega. aho ntabwo yamaze kugutanga bakaba bazatuma amatwi yawe amera nk'akabaho sha. Ariko sha mana ibi ni ibikimuye nabyo wandetse nkigira kureba umushere wanjye kandi we nagiye kureba wa kintu. Kandi ibi bintu bizagukoraho sha. Muzajya mwicuza. Umuntu azajya ababwira ibintu mwange kubyumva buriya wasanga baramaze kugutanga ariyo mpamvu agacuka kameze nk'umutanga kandi uzicuza. Nicuza sanga ni kwa padiri mu rusengero uzicuza. Ibintu byose mba ndi kubikubwira. Abwirwa nkuru ndishaho uri kuzuba. Aho ntago wasanga urarira ibujumba sha kandi murara mwirataye. Karyame nambikeho karyame n'itaro. Kandi bizagukora akorwe mu nda n'isoga ariko sha. Kankureka abana bafite amagambo menshi niyo mpamvu bituma baguma bareshya n'urusu. Kankureka. Ariko abantu barajya banga gukora ne barangiza baza bajamura amagambo yabo mabi ne barangiza bavuga ngo umuntu agikuzimu. Ariko we ibi bintu biracanganye ibintu bitavuzwa n'umuntu n'umwe kuko no gushyira amatanzi kuko sinanye nanjye kubyize kuko se agera ubusara harimo ikonirere ku buryo yaba harenze nyamara ibi bintu biri seriye. Wa muswero ushaka iki? Urya sibuni. Urya ariko si ubundi cyagiye duhura ugashaka kundwanya wari watumwe nande? Nagutumwe. Wari wantumwe nande? Boss Giovanni. Ufite ubwenge bwose cyangwa ari boss nde? Giovannis. Niwe wagutumye ngo uzurwane nanjye? Bimumarira iki? Mu by'ukuri mu bitekerezo byanjye ntabwo icyo kintu cyabasha kuzamo. Yari yanumye ati ngende mushakira umuhungu witwa Iseboye mugaragure mugire ivu azabona isura ye. Ariko se sha uburamutse ushatse bashaka kunyica ukaba ushaka kuntanga uriya muhungu rero kamugusobanurira uriya muhungu akoresha amagini ngo uriya muhungu akoresha amagini niyo mpamvu yifuza kuturimbura ngo atumareho abantu bose bazibanga rye ngo iryo nibanga nkwibesha. Boss wacu Giovannis mu kagari mu murenge mu karere ni uri muravuga ubutunzi bw'umwijima benshi muri twe batunze tutamenya aho buturutse. Amafaranga ndetse n'iyindi mitungo itimukanwa babigeraho mu nzira zizimije. Nta Nyagasani niwe uzaza gutwara ubwoko bwe naho twe tumaze kunanirwa.